Ikaze cyane, ikaze nanone wowe ugenda ubana natwe mu biganiro tugenda tukugezaho. Reka nguhe ikaze wowe ugeze hano bwa mbere, ariko nanone reka mbisegureho kubera ko nari maze iminsi nabagezaho ibiganiro, ariko nta yindi mpamvu. Hano kuri Vibe TV tuba tugira ngo tubagezeho amakuru ari update kandi yizewe. Niyo mpamvu rero dufata umwanya maze tukagenda dushaka amakuru agezweho, nyine yandi agenda akugera ku nyota, maze ibintu bikakomeza kugenda bimera neza. Reka rero nkubwire ngo uyu munsi ikiganiro nkuzaniye ni ikiganiro gifite umutwe ugira uti Diamond Platnumz agiye gukorera igitaramo hano i Kigali mu Rwanda. Reka nguhe ikaze, ariko nkwibutsa gukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo amakuru meza nk'aya ngaya ujye uyabonera ku gihe. Ikaze. Umuhanzi ukomeye muri Afurika uwo nta wundi ni Diamond Platnumz ukomoka hariya muri kiriya gihugu cya Tanzania, yatangaje urutonde rw'ibitaramo bikomeye agiye gukorera hirya no hino ku isi. Ni ibitaramo by'uruhererekane yise Retro Tour. Ibi bitaramo rero bizarangira uyu muhanzi Diamond Platnumz ageze hano iwacu i Kigali mu Rwanda maze adutaramire. Kuwa kabiri tariki 14 Mata 2026 nibwo Diamond Platnumz yanujije ubutumwa bwe ku rukuta rwe rwa Instagram agaragaza ibitaramo agiye gukora kuva muri Mata cyangwa se mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi k'Ukwakira 2026. Akaba ari urugendo rw'ibitaramo nyine bizagenda bigaragaza uduce twinshi cyane uyu nguyu Diamond Platnumz azagenda anyuzamo ibitaramo bye. Aho ngaho harimo Afurika, harimo kandi n'ibihugu byo hanze bigiye bitandukanye, ndetse no ku mugabane wa Australia. Nk'uko yabigaragaje rero, urugendo ruzatangira hariya muri Tanzania. Hariya murabizi nyine ijya kurisha ihera ku rugo, niyo mpamvu nyine Diamond Platnumz ibitaramo bye bizatangira ku itariki 25 z'uku kwezi kwa kane 2026 bitangirire hariya muri Tanzania. Azataramira aho yise cyangwa se ahitwa Imwanza ku itariki 9, naho azataramira abaturage b'i Dodoma hariya nyine muri cya gihugu cya Tanzania. Muri Gicurasi ku itariki 30 avuga ko Diamond Platnumz azataramira Imbeya. Ku itariki 5 rero Kamena 2026 uyu Diamond Platnumz azataramira muri Uganda. Naho ku itariki 27 Kamena nabwo 2026 uyu nguyu Diamond Platnumz azagenda ataramira Maroko. Ku itariki 4 Nyakanga 2026 uyu nguyu Diamond Platnumz azataramira hariya i Arusha muri Tanzania. Nanone kandi ku itariki 18 Nyakanga 2026 Diamond Platnumz yatangaje ko azagenda ataramira hariya Tarime. Naho kuri 29 Kanama 2026 Diamond Platnumz nibwo azaba yageze i Kigali. Reka nkubwire ngo ku itariki 26 Nzeri 2026 Diamond Platnumz azongera yurire indege maze yigire hariya muri Zambia. Naho ku itariki 3 Ukwakira 2026 Diamond Platnumz azongera ahindukire maze isubire muri Tanzania hariya i Dar es Salaam. Ngayo nguko Diamond Platnumz ibitaramo bye bizagenda bizenguruka isi yose nk'uko yagiye abitangaza ku rubuga rwe rwa Instagram. Ariko nanone Diamond Platnumz azongera asubire ku ivuko ku itariki 10 ndetse n'itariki 11 Ukwakira. Azongera nanone ahindukire yisubirire Australia, aho azasoreza urugendo rwe rw'ibitaramo.
igitaramo rero cyo mu Rwanda Diamond Platnumz nk'uko nagiye mbikubwira azagikora ku itariki 29 Kanama 2026 nibwo rwose uyu musitari Diamond Platnumz ukomoka muri kiriya gihugu cya Tanzania azaba yasesekaye hano i Kigali. Iki gitaramo rero kikaba kitezwe cyane n'abantu bakomeye bakunda uyu muhanzi Diamond Platnumz. Diamond Platnumz ni umwe mu bahanzi bageze ku rwego mpuzamahanga mu muziki wa Afurika, uzwi cyane mu njyana ya Bongo Flava. Yatangiye umuziki muri 2010 aho indirimbo ze zakomeje kugenda zikundwa na benshi. Hanyuma uyu musitari Diamond Platnumz agenda yubaka izina kugeza ubwo yaje kuba icyamamare mu karere ka Afurika ndetse no ku isi hose. Mu ndirimbo zamamaye cyane harimo nka Number 1, Marry You, Jeje, War ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu musitari yagiye akorana n'abasitari bakomeye harimo nka Koffi Olomide ndetse n'izindi nyinshi zakomeje kugenda zikundwa na benshi haba muri Afurika ndetse no ku isi hose. Mu gihe cy'imyaka amaze mu muziki, Diamond Platnumz yagiye yegukana ibihembo bitandukanye ndetse anagirana imikoranire myiza n'abahanzi batandukanye. Uyu Diamond Platnumz yakoranye n'abahanzi benshi cyane bo muri Afurika. Hano mu Rwanda twakubwira abahanzi benshi cyane harimo Diamond Platnumz ndetse n'abandi benshi hano mu Rwanda nyine yagiye akorana nabo. Diamond yaherukaga gukorera igitaramo hano i Kigali muri Kanama 2023 mu gitaramo cya Giat Africa ndetse no mu kwezi k'Ukwakira 2023 mu birori bya Trace Award. Ubu igitaramo cye muri 2026 kitezwe n'imbaga y'abantu benshi cyane hano iwacu i Kigali. Ngayo nguko reka nkubwire ngo ikaze cyane, tuguhaye ikaze kugira ngo ibitaramo byose cyangwa se ibiganiro byose tuzaza tukugezaho. Murabizi kuganira ni nko gutarama, ibiganiro tugenda tubikugezaho twiganirira. Niyo mpamvu nawe ugiye muri comment maze utugezeho icyifuzo cyawe, inyunganizi cyangwa se buri kimwe cyose wifuza. Ikaze.